None ibintu bikomeje ku bindi aho ku mbuga nkoranyambaga hadutse umugabo uririmba akaririmbo bita Mukesha ukomeje guca ibintu wigarura imitima y'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Inka data turashize none singibyo sibyo tubabwira. Amateka y'uyu mugabo akomeje gutangaza abantu benshi, ari nako bamwe banababara n'abatera agahinda bibaza kuri uyu mugore witwa Mukesha wataye uyu mugabo. Setigitari ubukene buradutanyije Mukesha, ubukene buradutanyije yababa we, ubukene buradutanyije Mukesha, ubukene buradutanyije. Uyu ni umusore cyangwa umugabo wari umaze igihe kinini cyane, ariko ngo waje kubabazwa n'umugore yari yarashatse bitaga Mukesha kubera ubukene bari bafite. Uyu mugabo ngo yabonye Mukesha amaze kumujugunya, ngo nibwo kwikoza muri studio ngo agira inspiration, ngo asohora akaririmbo kitwa Mukesha. ngo karirimbo ngo yajyaga akunda kukarepeta cyane, abaturanyi bose bari kumva. Araririmba bugacya nituryama. Bamwe baburaga ibitotsi bitewe n'ako karirimbo ngo yakundaga kuririmba ngo bitaga Mukesha, ngo akomeza akiyibutsa buri kanya n'uburyo Mukesha yamutaye akamuta kubera ubukene. Ibintu bikaba bikomeje kuba ibindi aribwo abanyamakuru bakomezaga kujya bamusura baganiriza ibijyanye n'ubuzima bwe, aho Emirene cyangwa umunyamakuru wa Emirene MIE Empire yakomeje kujya kumusura, ikagenda ikamukoresha ibiganiro bigiye bitandukanye. Ibyo biganiro byaje kuzamo n'abaturanyi, aho abaturanyi bagiye bakavuga ibyamubayeho neza, n'umugabo akagera akinigura akavuga uko byagenze byose. Ubwo se ni nk'iyihe ndirimbo baririmbira mukumva muraneza? Ariko icyo kikaba ari ikiganiro cyari kimaze igihe kinini cyane, ariko akaririmbo kakaba karatrendinze muri bino bihe bya Saint Valentin, dore yuko ngo kari kanditseho Saint Valentin, ngo umuntu udafite umukunzi agomba kwiyumvira kano karirimbo, kaje kagakurura imitima ya benshi, abantu benshi baganatungurwa bitewe n'ubutumwa bwari buri muri ako karirimbo. Ibintu bikomeje kuba ibindi. Uyu mugabo ari nako benshi bakomeze kugenda bamuhigahiga, bamushakashaka kugira ngo babe bamukoresha ibiganiro bimwe na bimwe bamuhindurira ubuzima. Harimo umugore wamutaye witwa Mukesha, bamwe bakaba bakomeje kumubura. Turabizi aranamwiba musiga hanze. Papa Mukesha se ko yamuhemukiye umugabo ashakira hanze. Uyu mugabo wo mu majyaruguru n'indirimbo ye Mukesha bikaba bikomeje guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Amateka akaba ashobora kuba yahinduka bitewe n'ubuzima uyu mugore ngo ni Mukesha yamutayemo. Abantu benshi bakaba bakomeje kugenda bamukundana ndetse banamushakisha benshi na benshi, kuko iyi ndirimbo ishobora kuba itaba no kuri YouTube, abantu benshi bayihize yabuze. So guys, uyu ni umugabo umaze iminsi acicikanye muri bino bihe bya Saint Valentin, aho wagasangaga kuri social media platform yari yose bagira bati umuntu wese udafite umukunzi muri Saint Valentin agomba kwenjoyinga kano karirimbo. Mu by'ukuri ni akaririmbo kagiye kanyura abantu benshi, aho wageraga hose wasangaga abantu bagashaka. Ariko nyine mu bisanzwe uyu mugabo interview ze zagiye kujya, interview yagiye hanze, abaturage icyo bamuvuzeho. Mu by'ukuri twashishikariza abantu rwose, ubuzima burahinduka. Urabona yuko Mukesha yamutaye agahita asa n'uti icyizere, ibintu bigakomeza kuba ibindi. Ariko wenda reka tuvuge yuko wenda indeba kure cyangwa social media ubwo zamubonye zishobora kuba zigiye kumuhindurira ubuzima, Imana ibe yamushyigikira, wenda Mukesha abe yagaruka. So guys, komeza ukore subscribe and share, twagura umuryango gake gake.